mwihangane n'ubwa mbere mubonye ndira kuri izi kamera suko ntafite umutima ukomeye, ariko ni igihe cyo kuboroga, ni igihe cyo kuririra ubugingo bwawe. Nta gihe dusigaranye, nta gihe dufite, no ntacyo, nta gihe dufite. Mwihangane, mbabarire, I'm sorry. Uwiteka Imana yambwiye ngo nangurure mwijwi ry'agahinda kenshi, mwijwi ry'umubabaro. Kristo arambwira ngo yapfiriye abantu kugira ngo barokoke umujinya w'Imana, umujinya wa data. Ngo ariko babajwe nuko agiye guterura umugeni mw'isi abo yapfiriye barangaye. Bamwe muri mu masiganwa yo kugira ngo mukingurirwe amadini, abandi muri mu masiganwa yo kugira ngo mugire amahoro y'Imana. Nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Riratashye ministère. Hari uwanditse komenti aravuga ngo ministère bisobanuye iki? Ni ihuriro ry'abantu cyangwa se n'abantu bishyize hamwe bashinzwe wenda ivuga butumwa, cyangwa se n'uruhurirane rw'abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye. Yesu aguha umugisha rero. Tugize umugisha ukomeye, tugiriwe ubuntu bene data kubona bukeye muri kino gihe, ukabona burije amahoro, nta gikuba gicitse ku buzima bwawe. Nukuri n'ubuntu bw'Imana. Benshi muri gutaka ngo ibi ntitwabibonye, ariko ndagira ngo mbabwire ko igikuru no kubuhumeka umwuka w'abazima. Ibindi byose, icyo gishoro cyitwa umwuka wahawe kizakugeza ku bindi ushaka. Munyemerere tubanze dusenge Imana mbere yuko twinjira mu mwanya wo gutambutsa ubutumwa tuba twagiye duhabwa n'ijuru, kuko hano n'abana b'Imana. Just wenda hari n'abana batarab'Imana badukurikirana, ariko namwe ntacyo, no kugira ngo mu gihe cy'imeruka mutazagira ugwitwazo rwo kuvuga ngo ntitwamenye, ntitwabyumvise. Mbese ushobora kuzaho hano uvuga ati wenda afite mission runaka wenda yo kwiyumvira ibingibi gusa sometime, cyangwa ufite n'icyo ugendereye, ariko kuba biri kujya mu matwi yawe nabwo ntacyo uzireguza, kuko ubutumwa bwiza bumaze kwamamara ku isi yose. Kandi ndatekereza ko aho butaragera neza burimo burahasatira, kandi uko niko isaha n'isaha Kristo umwana w'intama w'Imana yaterura itorero akarikura mu isi, agakurayo umugeni we. Fada, mu izina ryawe rikomeye, mu mbaraga za Mwuka Wera, ndagushimye, ndaguhimbaje kubw'imbaraga zikomeye. Ndagushimiye kuko niwe wenyine gusa ufite uko bigenza bikemera. Urakomeye, uri umutsinzi, uri umutabazi, uri ibyiringiro, uri ubwugamo, uri isambi itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi, de pilido anseko talabinistance. Ndagushimiye kuko waturinze, uturindira munsi y'ukuboko kwawe gukomeye, utwambika imbaraga zikomeye, uratugwanirira intambara, ibyago ndetse n'amakuba byo mu kiranutsi byari byinshi, ariko wagiye udukiza ni ruto gake gake. Hari imigambi waburijemo erega ku bwacu, kandi hari ibintu wasubitse ku bwacu. Dopiri santo egemo shayigone. Hari ibintu waremye biraremeka. Nukuri twabonye imirimo y'intoke zawe, waturindiye munsi y'ukuboko kwawe. Twabonye imirimo y'amaboko yawe Mana, twabonye imbaraga zawe Mana, twabonye ubuntu bwawe Mana, twarakubonye Mana. Uhimbazwe. Aba babyeyi bari muri Australia baragushimiye, aba babyeyi bari mu Bufaransa baragushimiye, aba bantu bari mu gihugu cy'u Rwanda turagushimiye, abanyarwandakazi, abakecuru, abasaza, abasore n'inkumi, abana bato, turavuze ngo yada. Haleluya, izina ryawe rihimbazwe, kuko utemeye ko tuba umuhigo w'amenyo y'abashungerezi. Warinze igihugu, warinze abanyarwanda. Turagushimiye kubw'iyo mirimo ikomeye, ndetse n'abandi baturage basanzwe bo ku isi yose warabarinze. Ibyo suko dukiranuka, ahubwo ni imirimo y'intoke zawe n'ubuntu bwawe mu mbaraga za Mwuka Wera. Urakoze rero
bana natwe muri ubu butumwa, uturinde kirogoya yose y'umwanzi, uherekeze ubu butumwa bukwira isi yose, uherekeze ijambo ryawe ryamamazwe mu mahanga yose, kugira ngo rihindurire abantu gukiranuka. Kandi ubwo uri gutegura gutwara umugeni ukamukura mu isi, isi igahura n'akaga gakomeye, reka tuzabane nawe by'iteka ryose. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bakundwa mu Mwami, ndabashimiye. Dushimiye kandi abantu badukurikirana, mwanditse comment nyinshi mu kiganiro cy'ubushize, turabashimiye cyane. Umwami abishimire kandi muhumure, ntabwo ibi tubitanga kugira ngo wenda mugire ubwoba, ahubwo nyine buri gihugu cyose kitagira ubutasi kinjirirwa n'umwanzi. Ijuru rero naryo rifite ubutasi bwitwa umwuka wera w'Imana umenera amabanga bera. Ubundi byakabaye byiza ibi byumvishe abana b'Imana gusa, ariko kandi nyine n'izi mbuga zigiriyeho kugira ngo n'abatitwa abana b'Imana cyangwa se abadaharanira ubugingo bw'iteka ryose nabo batazagira icyo bireguza, nk'uko nabivuze mu kanya kashize. Ushize navuze ko isi ibangamiye itorero, n'itorero ribangamiye isi. Kubera iyihe mpamvu? Iyo tuvuze isi turavuga ab'isi, abo Bibiliya yita abanyamahanga, Abafilisitiya, cyangwa se bagereranwa n'ubwoko bwo kwa Farawo, cyangwa se bagereranwa n'abantu bo muri Egiputi cyangwa se Egiputa. Egiputa bisobanura cyangwa bivuga mu isi y'umwuka bisobanura igihugu kitubaha Imana, cyangwa se agace katemera Imana, katanubaha Imana, gakorana n'ibigirwamana n'ibitambo bya Satani. Ariko kandi iyo tuvuze abana b'ubugingo tuba tuvuze sogokuruza Aburahamu, tuba tuvuze Isiraheli, ariko apana igihugu mureba cya Isiraheli mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu iby'umwuka kubyumva utari umunyamwuka biragorana. Niyo mpamvu akenshi bamwe ntibabyumva nk'uko wenda abandi babyumva. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko bibaye byiza ibyo akumva abana b'Imana, kuko urumva umuntu iyo yize kaminuza akaganira n'undi wize kaminuza, ururimi bavuga barumvikana, kuko bazi ibyo banyuranyemo, bazi amasomo biganye, barahuza cyane. Niyo mpamvu musanga umuntu wiganye n'undi iyo bahuye baramenyana, bafite icyo baziranye, si uko bari inshuti, ariko kuko bize ku kigo kimwe no mu ishuri rimwe baramenyana. Niyo mpamvu rero Yesu nawe yavuze ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, ngo iyo nzihamagaye ziritaba, ngo nayo iyo zimpamagaye ngo nditaba. Uribaza nyine uwise ahita kubaza ngo mwahamagaranye ryari, mwahamagaranye gute? Ariko dufite uko tuba twahamagaranye nijoro. Uko leta iyo ari yo yose igira uko ivugana n'abaturage, ikagira uko ivugana n'abayobozi bitewe n'urwego barimo, ikagira n'amapassword bamenyaniraho, ni nako abera nabo bafite password bamenyaniraho n'Imana. Kandi mbibutse ko abera bose ntabwo ariko bazapfira gushira, ntabwo ariko Satani azabamarira ku icumu rye. Hari ibihumbi 7 bigomba gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, intwari zigataha. Ariko kandi ndagira ngo mvuge ko ku isi yose aho muri, ubuntu n'amahoro biva mu Mwami nibyo mbifurije. Rega turi mu isi itatwemerera kuvuga ibyo tugomba kuvuga. Erega tugeze mu gihe umuntu agiye kuzira ibyo yizera. Erega tugeze mu gihe umuntu agiye gutwara Bibiliya bikamucanga akabura hayinyuza. Erega dusohoye mu gihe gikakaye. Torero ry'Imana, nimube maso, ndabinginga kubw'imbabazi depuis stance z'Imana, kubw'ubuntu nahawe, kubw'ubuntu nagiriwe bwo kuzengurutswa mu isi y'umwuka. Hari umubabaro w'Imana, hari intimba n'agahinda
Imana ifite, hari ibintu bikomeye Imana irimo itegura. Ndakwinginze kubw'imbabazi iyeze, ndakwinginze kubw'imbabazi itunganye, ndakwinginze kubw'imbabazi mera neza muri Kristo Yesu. Umwami akwishimire, umwami aguha umugisha. Imana yaravuganye nanjye. Ubundi habaho iyerekwa ubundi mukunda kumbaza ngo iyerekwa ni iki. Reka mbere yuko ntanga ubutumwa mbabwire iyerekwa ndetse no kumva ijwi. Iyo bavuze ngo nagize iyerekwa, murabona mwese mufite ama flat screen ku bikuta byanyu, cyangwa se n'abatayafite mujya mugenda mukareba ahantu hari televiziyo. Kuriya kuntu amashusho aba ari muri televiziyo nicyo bita iyerekwa mu mwuka. Umuntu ufitiye amaso y'Imana yiwerekwa ibintu abona babibona nka kuriya umuntu areba kuri televiziyo. Nabonye umuntu uravuga ngo nabonye, menya ko hari ibyo yeretswe mu isi y'umwuka. Arabona, aya maso y'umubiri arahweza, hanyuma hagakora icyo bita amaso y'umwuka. Hanyuma ku bantu badukurikirana batemera ko iyerekwa ribaho, ariko nanone mwemera icyo bita ubupfumu n'ubukonikoni, cyangwa se mukemera n'ibyo bita ibitambo n'ibindi. Kuriya rero musanga abakonikoni banyu bakababwira ngo tubonye, cyangwa se dutambye ibitambo bimeze gutya, turabona nidutamba ibi biragenda gutya. Menya ko iyo si ubamo, abera bo baba mu isi iri hejuru y'iyo, berekwa ibirenze ibyo, babona ibirenze ibyo. Rero ubwo dukureho abantu bari mu rungabangabo ngo nta Mana ivuga, ngo nta yes, si ngombwa wenda ngo nkuzanire iby'Imana yambwiye kuko utabyemera, ariko kuba ntabikuzaniye ntibikuraho ko bizagusohoraho. Hanyuma ikindi cya kabiri, kuba utemera ko Imana ivuga ntibirayibuza kuvuga. Ibyo ndabisanisha wenda n'umuntu wakwanga wenda igihugu runaka, reka twe kuvuga ngo iki niki, kuba cyanga ntibikibuza kubaho. Kibaho, icyo gihugu kibaho, abantu bacyanga, ariko icyo gihugu kikabaho. Ni ukuvuga ngo rero no mu Mana niko bimeze. Kuba utemera ko Imana ivuga ntibibuza Imana kuvuga, kandi kuba utemera ubutumwa ntibibuza ubutumwa kuvugwa. Ushobora kwanga ko buvugwa, ariko ndakumenyesha ko utabera hose icyarimwe. Imana niyo wavuga ngo ntivugishe Evode akavaho agapfa, cyangwa se agakorerwa ibyafurambi, ndakumenyesha ko Imana izavugisha n'amabuye, dira penesta niba bishoboka, izavugisha n'ibikuta niba bishoboka, n'imodoka mu muhanda yavuga. Rero numvise ijwi kuri iyi shuro, ntabwo ari iyerekwa nagize, ahubwo numvise ijwi rirangurura rimbwira ngo bwira abantu nanone, urangurure n'ijwi rirenga cyane, umbwirire umuntu wese yezwe ku gato ndetse no ku kanini. Imana irambwira ngo bisubiremo inshuro 3. Abantu ni mwezwe ku gato no ku kanini, ni mwezwe ku manywa ndetse na nijoro. Ndasubiramo inshuro ya nyuma, ezwa ku gato no ku kanini, tunganira Imana, kuko igihe niki ngo Imana ikore icyo bita isaka. Byumviswe kenshi, byanahanuwe kenshi, byasomwe mu bitabo byinshi, ndetse amateka arahari ko Sodomu n'i Gomora harimbutse hazira ibyaha byitwa ibizira. Ndakumenyesha ko ubu isi yose yubarariye ibyo byaha, kandi irabiherekeje kugira ngo bikorwe ku mugaragaro. Ndakumenyesha ko niba Imana itarababariye ab'i Sodomu n'i Gomora, ndibabarire abo ku bwa Nowa, ndibabarire Mose, wowe nanjye sinzi niba umujinya w'Imana tuzawurokoka. Ibi ndabivugira mu gisata cy'iyobokamana, ndabivugira mu gisata cy'abizera, ndabivugira mu gisata cy'abemera umwuka wera, ndabivugira mu gisata cy'abakira ko Imana ivuga. Bene data,
nigeze kubwira umuntu ngo abantu bezwe niko Imana arambwira ngo ibyo turabimenyereye ko ari bwo buhanuzi mugira. Ntacyo, ariko bibaye byiza wakwezwa. Nta yindi mpamvu mvugiye ibi, nabonye habaho gutungurwa, abantu baratungurwa. Imana iratungurana ku isi, Imana iratungurana ku bantu, ibarana na buri muntu wese amatarano yamuhaye. Iyo tuvuze itarano, ni nk'uko umuntu yaguha ahantu uzahinga ukava hano ukahinga akaguha icyo bita mariza. Ndabonye abantu benshi Imana imaze kuvugana nanjye, ayo matarano yarakoreshejwe nabi. Imana irambwira ngo urangurure inshuro 3 ubwira abantu ngo nibezwe, nibasaba imbabazi, nibapfukame, ncururuke. Iyo ni message. Ibyo mbivugiye ko abantu nabonye batungurwa. Umugeni wa Kristo, abana b'Imana, hadutse ibisindisha byinshi bibasindisha, hadutse iruba ry'uburyo ubwo ari bwo bwose. Ndashaka kubabwira ko uko byagenda uko ariko kose, itorero rya Kristo, umugeni wa Kristo, umugeni agiye gutaha. Yesu agiye gukura itorero mu isi bakundwa. Nafashe umwanya ndasenga, yewe nanjye nyirukubabwira, nahanganye no kwezwa. Nahanganye no kwezwa. Bene data, nihangane. Nimwezwe. Imana ifite umubabaro, Imana ifite agahinda, Imana ifite ifuhe. Nababwiye ngo nanjye nyirukubazanira ubutumwa ndi kwezwa. Itorero rigiye gukurwa mu isi. Ese Imana irasanga uhagaze ute? Imana irasanga umeze ute? Bakundwa muri Kristo Yesu, ndagira ngo mbabwire ko muratunguwe. Imana mwaririmbye, Imana mwavuze ko muziranye nayo. Dore umugeni wa Kristo hagiye gukakamba ikirere. Nihangane n'ubwa mbere mubonye ndira kuri izi kamera, suko ntafite umutima ukomeye, ariko ni igihe cyo kuboroga, ni igihe cyo kuririra ubugingo bwawe. Nta gihe dusigaranye, nta gihe dufite, no, ntacyo, nta gihe dufite. Mwihangane, mbabarire, I'm sorry. Uwiteka Imana yambwiye ngo ndangurure mwijwi ry'agahinda kenshi, mwijwi ry'umubabaro. Kristo arambwira ngo yapfiriye abantu kugira ngo barokoke umujinya w'Imana, umujinya wa data. Ngo ariko babajwe nuko agiye guterura umugeni mu isi abo yapfiriye barangaye. Bamwe muri mu masiganwa yo kugira ngo mukingurirwe amadini, abandi muri mu masiganwa yo kugira ngo mugire iterambere ry'iby'isi.
ariko ndabamenyesha ko n'iby'akanya gato. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera, umuririmbyi w'108 niwe turi buririmbane. Aravuga ngo njye ndi umukristo nzahora ndiwe. Aravuga ngo mu bintu byose nzageza kugupfa. Avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Bene data, ibi nabihawe niyirije ubusa amasengesho y'umunsi umwe. Imana irambwira ngo nihabeho kwezwa. Inshuti zanjye nkunda, abo duhamagarana, narababwiye, narabahamagaye, narababwira ngo amazi si yayandi, ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kwegera Imana mu buryo bukomeye. Ndagira ngo mbatangarize ko igihe kizagera ibimutuka ngo nimushaka ko tuvuga mu bikenere, ibi mwanga ko tuvuga muzabikenera, kandi bizaba bitagikunze. Ndarira mu cyimbo cy'uko Kristo yarira. Sinjye uri kurira, ni Kristo muri njye. Ntabwo ari njye wuzuye indimbi ingana gutya, ni Kristo muri njye. Byangoye kubw'ubutumwa, byangoye cyane. Nazindutse igicuku, ntabwo naryamye, sinasinziriye ko bikwiriye. Mba numva nakaretse gutanga ibi, ariko nimusezere isi, nimusezere ibinyoma, nimusezere iruba ry'ubugome, nimusezere abera baratashye, nimusezere ibinyoma, nimusezerere isi y'ubugome. Isi iri gukwega itorero, isi iri gukwega abera, isi yaremye ibirangaza abera, ariko ndagira ngo mbabwire ko Kristo yantumye. Arambwira ngo yemwe ababivuyemo nimubigarukemo. Kristo yantumye ngo yemwe ngo mwabuze aho muririmbira. Oya, nimukinge ibyuma byanyu muririmbira umwami. Umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba, icyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Hagiye kutugabira kubaho byiteka. Turiyera penestingola aniyose ganmo shera dista fose god ribastango sifo. Birihuta kuboneka. Yemwe ngo nimucyumve ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko mukwiriye gukinga ibyuma byanyu mukarira, nimuririre ubugingo bwanyu. Kandi ndi gusezera, sinsezera nk'upfuye, sinsezera nk'uwo bafunze, ahubwo ndi gukaraba ku bugingo bwanyu, kubera ko ndagira ngo mbabwire ko ijuru riri mu myiteguro. Itorero ry'Imana, ijuru riri mu myiteguro. Yesu arasanga uhagaze ute? Yesu arasanga umeze ute? Mu Efeso ibice 6 umurongo w'10 aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hariho uburiganya bw'uburyo bwose. Imana ikweze nshuti yanjye, Imana ikweze. Ndumva byanze gukama. Bamwe bazi ngo turi gushaka za views. Ntabwo nzikeneye. Cyamukezwa. Kuko ndagutangariza ko ibyo ntambutse ahangaha ntabwo mbihemberwa n'umuntu uwo ari we wese. Ibyo nibiza ni byiza, nibitanaza birabireba, ariko kandi njyewe nahamagariwe kukubwira ngo hazabaho igitondo cy'umuzuko, hazabaho igitaramo cy'abera. Ibi sinitemera ko mbivugira mu isi, ndahagarara mu gicu mbivuge.
nimwanga kubyumvira kuri YouTube, ijwi rirarangururira mu nyenyeri zibibabwire. Yesu abafarisayo baramubwiye ngo ibyo tubwira ni ibiki? Arababwira ngo ndagira ngo mbabwire ko nimwanga kubyumva, mukanga kubura urubyaro, mukanga kubura urubyaro rw'Imana, mugakomeza kwitwaza ngo sogokuruza Aburahamu, Imana yafata aya mabuye ikayahinduramo urubyaro rwayo. Yari ari gusobanura ko abera mu Rwanda bazemera Kristo, Afurika ikemera Kristo. Harimo abwira abafarisayo, amirimo abwira abantu bo muri Isirayeli, kuko niho yavugiraga ubutumwa. Haravuga ngo ubwo mutabyemeye muzabyicuza. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizinjirwamo n'abatowe na Yesu. Ndagira ngo mbabwire ko agakiza karakwegereye kuruta igihe wizereye. Mana yantumye ngo nkwibutse intego y'urugendo. Mana yantumye ngo nkwibutse ko ugomba kumenya ko imodoka wahawe itagomba kukwibagiza kuri umugenzi ujya mu ijuru. Imana yantumye ngo nkubwire ngo wibutse ko etaje 3 cyangwa enye wubatse atari zo ziguhesha gusuzugura Imana. Imana yantumye ngo nkubwire ngo icyubahiro waba ufite uko kingana kose atari cyo kiguhesha gusuzugura iyaguhaze ikagushyira mu nda y'umubyeyi wawe, ukavuka ikakosa, ikakurera ugakura utazi icyatsi n'ururo, ikaguha ubwenge bungana n'ubwo ufite. Hari ubwo wize mu ishuri ariko hari n'ubundi Imana yaguhaye. Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Mufite imiteto abakristo namwe muti byatunaniye gusenga. Byakunaniye gusenga. Hari igihe uzasengeshwa n'ibigusengesha bije. Unaniwe gusenga nta kanseri, uzasenga ahari wenda wayirwaye. Abandi mufite imiteto ngo ntitwabibasha kwiriza ubusa. Uzabikenera isi yarahiye ko nta muntu uzongera kwirirwa ubusa atariye. Wanze gusenga. Wanze gusenga ngo kuko nta rusengero ruhari. Pastor wabivuyemo. Apotre wabivuyemo ngo kuko bagukingiye. Yewe bakinze isi ntibakinze ijuru. Bakinze inyubako z'amatafari abahede n'abafundi bazamuye, ntabwo bakinze umutima wawe. Kandi n'abakinze nabo ntubavebe kuko bakinze, kuko bafite ibyo bashaka gushyira ku murongo byabo. Rero ibyo ntibikuraho ko uri umugenzi ujya mu ijuru. Nakuburiraga ngo wongere wubure usenga. Urakoze mwami, urakoze kuruhura umutima, urakoze. Bene data, message nari ifite niyo kwezwa mu buryo bukomeye cyane, niyo kwezwa mu buryo buhambaye cyane, niyo kwezwa mu buryo budasanzwe. Ndagira ngo tuze gufata umwanya dusenge, twegere Imana, dusengane. Murakoze. Kandi ndabinginze utari mu mwuka ibi bintu byihorere. Ntuwifuza gukizwa bari ubireba. Niba wumva birakugusha ntubirebe. Nukuri ntabwo sinzi niba babwire nte mfungura umutima wanjye mbigenze ne. Ntabwo turi mu masiganwa yo kugira ngo turemereze amayicobe. Ibi wabyuka usanga nta biriho kuko nabonye bifunguka nicaraho mbona ndarebwe. Sinzi aho bifungurirwa. Nubwo icyicaro kiri muri Amerika uko babivuga sindabasura ngo magere, ariko kandi uko babifunguye yanabifunga agahindura business nyiri YouTube. Niyo mpamvu ariko ibyo wamenye bikugumemo. Umugani w'abakobwa 10 dusohoreyeho, 5 b'abapfu bidusohoreyeho, 5 b'abanyabwenge bidusohoreyeho. Bene data bakundwa mu mwami wacu, hari indi message mfite.
ni mesaje ikomeye. Imana yarambwiye ngo hariho umudayimoni watatse abantu guhera ku bapotere, abapasita, kumanura ku rwego rw'umukristo hasi umwe ukibatizwa. Satani yarekuye ingabo zituma abantu batagisoma ijambo ry'Imana. Ndabwirwa ngo aba badayimoni ngo ni virusi yinjiye mu bakristo kugira ngo batabasha gusobanukirwa iby'iminsi n'ibihe. Bibiliya mutunze irimo iminsi n'ibihe nuko bizatondekana n'igihe duhagazemo. Ariko niba usanze utagisoma ijambo ry'Imana, Imana yantumye noneho ngo uzaryifuza utakiribonye. Araho umuntu agera yaryaga neza akanabimena, akifuza na bimwe yamenaga muri pubera. Aho niho abantu bagiye kuzagera bagakenera ijambo badafite aho barikura. Isi igiye kubahinyuza, ab'isi bagiye kubahinyuza. Dore hari umwuka uri kwandagaza ubwamure bw'abera ndetse kandi n'abatarabera. Ariko se mutekereza ko bigendereye kugira ngo wenda habeho umudendezo mu isi? Muririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si. Ibyaha bizahorana n'abantu, abagome bazahoraho, n'abeza bazahoraho. Yesu baramubajije ngo mbese aba bakene urabagenera iki? Arababwira ngo abakene muzahorana nabo. Ntabwo ndi kwimika ubukene, ariko kandi nanone sinange wabuzanye, ariko abakene bazahoraho ndetse n'abakire bazahoraho. Icyakoze Imana igifata uwari umukene ikamugira umukire. Ariko si izo nyigisho dufite noneho, kubera ko si igihe cyo kukubwira viza. Abari Canada barababaye, abari Australia barababaye, Amerika barababaye, ndetse mu bihugu bya Afurika barababaye. Nagize umubabaro mwinshi aho abantu bihandagaza, umuntu uhumeka umwuka w'abazima, uhumeka umwuka w'abazima ushobora gupfa akajya mu gitaka. Natangaye ubwo nabonaga, mperutse kubona disikuru bamwe mu bakomeye b'isi bayoboye isi barimo bavuga ko nibura bifuza ko hapfa abantu benshi, kuko isi yaremerewe n'abantu bagize ku rwego bagirira impuhwe ubutaka kurenza kugirira impuhwe abantu bari gupfapfana. Ariko kandi ibyo ndabikubwirira kugira ngo ube maso, simbikubwirira kugira ngo ugire ubwoba cyangwa se ugire umubabaro. Reka dusenge Imana. Father, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye kubw'ineza yawe, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimiye kubwo ubudahangarwa bwawe bitanze uko wabimpaye. Wakoze kubana natwe. Mbese muri mwe Mwuka arambwiye ngo muri mwe hari umuntu wumva ashaka kwakira Yesu. Muri mwe hari umuntu wumva ashaka kwakira Yesu. Muri mwe. Ese mama, aho wankurikiraniraga urumva uraguma muri ibyo? Urumva uraguma gutaha saa 8 z'ijoro? Urumva uraguma kunywa amarikeri akwica urubozo? Urumva uraguma kubiba imbuto mbi mu bana? Urumva uraguma wa musore we kunywa kore n'urumogi? Urumva uraguma kujya uhangana n'inzego z'umutekano buri munsi bagufashe bagufunze, bakurekuye bagufashe bagufunze, cyangwa ukwiriye guhindura save ukorohereza n'inzego z'ubuyobozi? Mbese papa, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, urumva urakomeza kugumana ubwo bwibone ufite ngo Imana ntibaho? Ese umunsi uzasanga ibaho bizakugendekera gute? Imana igufashe ntuzamware ku munsi w'amateka. Nari mpawe ubutumwa ngo mwezwe ku gato no ku kanini, umwitegure, kubera ko Kristo yasoje ambwira ko umugeni we atari maso, umugeni ararangaye. Igihe cyo gutwara umugeni cyarageze, ariko umugeni ararangaye. Umugeni ararangaye. Nimureke twezwe, nimureke twiyeze. Vuga ngo Mwami Yesu umanitse ikiganza cy'iburyo,
ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mpa imbaraga zinesha ibyaha, shoboza kwera no gukiranuka. Ubuntu bwawe n'amahoro nibibane nanjye. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo. Nyejesha umwuka ndetse n'umuriro, maze kumva ijwi ryawe. Umukozi wawe watumye umwana wawe arabisohoje binkoraho. Bana nanjye ubwo uzatwara itorero, uzantwarane n'abera mu izina rya Yesu, amen. Mbonereho no kubabwira ko abifuza ko bakira Yesu bakanabatizwa, ushobora kuhamagara kuri iyo nimero ya telefone. Abashaka gukizwa n'abashaka kuba babatizwa, umamagare kuri iyo nimero ya telefone, upfane na Kristo uzukane nawe. Yesu aguha umugisha, Imana ibane namwe. Nababwiye ntangira YouTube kuva mu kiganiro cya mbere, nabatangarije ko tutazavanga iby'isi n'iby'ijuru mu buryo bw'ubutumwa, kandi ngira ngo narwanye intambara nziza yo kugira ngo ndindike Imana yavugiye muri njyewe. Rero ndagira ngo ababarizwa muri iyi ministeri riratashye. Iyo tuvuze riratashye, ni itorero rya Kristo riratashye. Turashaka ko ayo magambo tuzayandika ahantu muzajya mubona neza, riratashye. Nujya usoma ngo riratashye, ntugatekereze izuba cyangwa ibindi, utekereza ko itorero rya Kristo ritashye. Isaha n'isaha Yesu yaterura itorero akarikura mu isi, kuko ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Yesu abahe umugisha, Imana ibane namwe. Ndumva nagarukira ahangaha, nubwo bidashize muri njye, ariko ndumva nagarukira ahangaha. Mugira amahoro n'imigisha biva ku Mana, ise y'umwami wacu Yesu, amen. Shalom.